abakunzi ba Star Family Group TV aho muherereye hose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, irengerazuba, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia n'ahandi hatandukanye, tubanje kubasuhuza kandi tubabwira ngo turabakunda cyane. Uyu munsi rero twagiye gusura umwe mu basore mureba hano muri kamera za Star Family Group TV. Uwo musore nta wundi turi kumwe, watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Masengesho Jean Claude. Masengesho Jean Claude. Ukaba ukora iki, uri muntu ki? Akazi nkora cyangwa wenda akazi nifuza gukora ni uko wenda naba nk'umukinnyi w'amafilime. Urashaka kuba umukinnyi wa filime? Mbese muri iki gihugu cy'u Rwanda ko hari filime nyinshi, filime wumva wifuza gukinamo ni iyihe? Filime bita Mweru na Muhima. Mbese iyo filime wigeze uyireba? Ndayireba cyane, ndayikurikira kandi ndanayikunda cyane. None Jean Claude, umukinnyi muri Star Family Group cyangwa se Mweru na Muhima series waba warabonyemo ukumva uramukunze ni uwuhe? Ni umukinnyi bita Kiroso. Kiroso waramukunze? Nawe ndabona Kiroso ari hatari. Nanjye ni hatari nta kibazo. Mbese Jean Claude ufite impano cyangwa urashaka kujya kubyiga? Impano ndayifite. Wamenye ko ufite impano ryari? Kera nkiri muto mfite nk'imyaka 6. Ubu ngubu ufite ingano? Ufite imyaka 23. Justin, ko mbona uri seriye, wumva wakina iyihe role muri filime? Numva nge nakina role wenda nk'iyo gusetsa abantu cyangwa se nda nka role yo kuvuga nk'ubutumwa bwiza bushingiye kuki ku ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana. Waba apotere muri filime rwose? Cyane rwose. Apotere Jean Claude. Cyane. Vuba tukwitegure muri Star Family nibamara kukwemerera kujya muri Mweru na Muhima yuko biteguye kubona isura yawe shya n'imbaraga zawe muri Mweru na Muhima. None Jean Claude, ibwire umuntu aka kanya akikubona muri kamera za Star Family Group TV. Jean Claude nuwa hehe, akunda iki, akunda kurya iki, afite sheri ni muntu ki? Ngewe nkunda kureba filime cyane. Cyo ni cyambere. Cya kabiri we kuba afite sheri nta sheri mfite. Nta sheri ufite? Cya gatatu icyo nkunda kurya ibirayi, imvange nyine, ubwo urabyumva. Ndakeka ubwo nibyo bitatu bihagije, numva nishimira kurenza ibindi byose. Uretse gukina filime wifuza, indi mpano uzi wifitemo ni iyihe? Mfite impano yo gushushanya. Gushushanya? Twitegure muri filime uburyo tuzabona rwose ushushanya ibintu bikaze. Ibishushanyo byiza cyane rwose. Byiza cyane? Cyane. Twitegure kuzabona muri Mweru na Muhima washushanyije igishushanyo cya Kiroso? Kiroso. Uzamushushanya? Neza kuri yameze. Abakunzi ba Star Family rero, ba Star Family Group TV, mwitegure kubona impano ya Jean Claude mu minsi izaza, kuko Star Family Group ndibaza n'intego yayo no kuzamura impano zitandukanye z'abana b'Abanyarwanda. Mbese Jean Claude, ikibazo cy'amatsiko uransubiza? Ndagusubiza. Jean Claude yaba ari imanzi? Jean Claude ni imanzi, ariko ni imanzi. Jean Claude ariko ushyizemo n'iyi? Ariko nyine ari ibyo umuntu aba yagiye ashamo kera, wenda nk'imikino twajyaga dukina kera turi abana, ntabwo wavuga ngo ntabwo bigira seriye. Ni imanzi ivuguruye? Wenda reka tuyifate gutya. Jean Claude ni imanzi ivuguruye cyane, ntacyo. Yewe Jean Claude, sinari nzi kusetsa gutya. Gusetsa nako kukona kagomba kuzamo. Ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Umbwiye ko nta mukunzi ufite? Nta mukunzi ngira. Urumva wifuza umukunzi umeze ute? Umukunzi nifuza wenda yaba ari nk'umukobwa muremure, uhagaze neza ariko ufite imico myiza. Uteye ate? Unanutse ariko nabwo atari cyane. Ameze nka Miss Rwanda? Aho ngaho. Ni uwo wifuza? Ubundi atari uwo wapi? Reka ntacyo naba mvuga. Nta kintu mwavuga? Jean Claude, niba atari ibanga, ufite izihe nzozi, ikintu gihambaye wifuza kuzageraho ni iki? Inzozi mfite wenda nizo kuzaba umukinnyi kandi ukomeye. Izo nizo nzozi mfite, nizo za mbere. Mu myaka nk'itatu iri imbere cyangwa 5 wumva wifuza kuzaba ugeze kuki? Mu bijyanye n'ubutunzi cyangwa wenda mu mpano zanjye? Byose.
wenda mu myaka iri imbere numva ashaka kuzaba mfite ubutunzi buhagije nyine bwatunga umuryango wanjye mu buryo nishimira. Naho impano yanjye yohe iyo naranayivukanye bifata nk'aho nayivukanye n'ubundi ndayifite. Abantu ahubwo ni ukuvuga dutinze gukupa gato kamera ubundi utangire kuri seti rwose ujye muri action film cyane rwose. Jean Claude, niba atari ibanga, hari inshuti ushobora kuba ukumbuye mu buzima ariko uyu mwanya ukaba udafite nimero ye, ariko ashobora kuba yajya kuri YouTube agasacinga akabonamo Jean Claude. Mbese uwo muntu, iyo nshuti waba ukumbuye, wayibwira iki muri uyu mwanya? Inshuti ngenda naba nkumbuye cyangwa se inshuti yanjye nayibwira yuko igomba kumfasha nayo ikanshyigikira wenda mu byo nkora, kuko nicyo inshuti zibereyeho. Ukayibwira ko muzabonana ryari? Biramutse bibaye byiza wenda bitewe n'uko umuntu aba abyifuza, n'uyu munsi nakwifuza ko nabwo twabonana, ariko bitewe ibihe nabyo bigenda bigena ibindi bintu. Bibaye byiza rero wenda nko cyumweru gitaha twabonana. Nuko Jean Claude, turi kuganira, waba warikingije? Inkingo za covid narikingije zose? Oya, ntago ari zose. Shimangira ko sindarufata, ubwo ntegereje igihe. Harabura igihe? Ni igihe kibura ariko ntabwo warutinya? Urukingo rwa gatatu uko abenshi barutinya, wowe urutekerezaho iki? Urukingo rwa gatatu njye ntago narutinya, kubera yuko ntabwo watinya ikintu gishaka kugukiriza ubuzima. Niyo mpamvu njye ubwo ntarutinya. Urukingo rwa gatatu ngomba kurufata kandi mu gihe kigena. Urakoze cyane. None Jean Claude, dusoza, wabwira iki abakunzi ba Star Family Group TV bagukurikiye uyu mwanya, bafunguye YouTube zabo bakabona isura nshyashya? Wababwira iki, ko ubahishiye iki muri Mweru na Muhima nibishoboka mu minsi izaza? Icyo mbahishiye cyo ni impano yanjye ngomba kugaragazamo, kandi njye nifuza yuko wenda izabaryohera, izaba inabanogeye mu baza bari kuyireba. Ntabwo ikindi nababwira cyo ni iki ngiki gikurikira. Muri filimi ya Mweru na Muhima harimo impano nyinshi nziza zishimishije, nizo zatumye nanjye numva ashaka kugaragazamo impano zanjye. Bakagombye kujya bakurikira ibihangano bagiye bari kunyuzaho, bakabashyigikira muri make. Icyo nicyo nashishikariza abantu bakurikira Star Family Group TV. Yes. Jean Claude, turagushimiye umwanya witanze kugira ngo abakunzi ba Star Family Group TV babashe kukumenya. Twizera tudashidikanya yuko mu minsi izaza uzabereka impano utwemereye hano yuko zose bazazibona, ubundi twakubwira ngo ugire umunsi mwiza. Murakoze namwe. Murakoze cyane abakunzi ba Star Family Group TV.